mwagiye kwibasira agafaranga bamwe muri komite nabibonye ngo gafaranga ngo yarafite undi mugore ngo gafaranga yakoze ubukwe ngo ubusinga ibi yatubwiraga ngo nibiki ndagira ngo mbazanire amakuru atariho ivumbi kuri Bishop Gafaranga nakubwiye ngo je wituvugana Murangira Thierry uhagarariye urwego rwa RIB aramutse ambwiye ati Patrick ngenda guproteje mena umuceri giwe nazana bose nkavuga nti runaka uriya mubona ufite imodoka uriya mubona agira gutya yirwa yirukanka kuri YouTube n'umutubuzi piri kuko benshi ndabaze bajya no kubipanga kuri za YouTube aho bagiye gutwikira numva uburyo bw'umwuka habanana basengera ariko iyo mbonye byanarengereye byarengereye ko ntago wambwira ngo umuntu bamuriye miliyoni 30 cyangwa miliyoni 10 uwo muntu ahari giye ubwanjye namufasha kumugeza kuri Murangira Thierry ni ibintu kugira ngo n'abantu babimenye ayobora n'umuyobozi w'urwego rw'ugenza cyaha RIB urumva nuvuga ngo aba bantu dushobora kubakurikirana mu buryo bw'umwuka ariko no mu buryo bw'umubiri tukabakurikirana ugire ngo bakusenge ugire ngo umwuka wera kuriho kumbi bakwatuyeho imyuka iri satanike cyangwa se nta n'ikintu bigeze batura ku buzima bwawe kizahinduka yes urumva abo turabafite kandi bareze birirwa nk'ubu ngubu bacunga ikiganiro kiri trend babona umuntu ugezweho harimo aravuga kuri YouTube nawe agahita yirukanka akavuga ati ngiye kuvuga kuri runaka nimba arimo aranandeba babone ko namugaye naramunenze kubera ko nta muntu uhagarariye abakozi b'Imana cyangwa se abahanzi bari indirimbo z'Imana umwinzoga simvuze umukuru wabo kuko wenda umukuru wabo simuze ariko we yambwiye ko ahagarariye abahanzi ba gospel kuko nawe yampishe nimba ngiye cyo nayobewe naravuze se ahagarariye abahanzi ba gospel mu gihugu wenda ahagarariye abahanzi ba gospel muri ADPR icyo kintu yampishe ariko turabagendaho turababona neza kandi ntibakeke yuko ngewe ntabwo ngemba ndi mu kugenda ngemba ngenzura bafite abantu banshakira amakuru hari ngewe cyamba abantu barabikubwira muri comment ngewe none se ibintu Sarongo nagarutinya zaze tugende genda mutumiye azaze tujye gusenga abona imbaraga z'Imana nta abantu bamubonye bavuga aje kutusiga ibyuka mibi oya ubwo nabo bafite kutinya nabo yaba nta mana none bamusengeye agahita yikubita hasi yakikubita hasi nyine imyuka mibi kamuvamo akakira agakiza ikindi cya kabiri abantu birinde kuvuga kuri Bishop Gafaranga cyane we nta kintu aravuga bavuga ngo yakoze mariage nagiye mbibona ahantu henshi n'abapasteri bamwe bari kubirwanya nashaka kuvuga bamwe nagiye mbona nyine bamuvugaho niki ariko Bishop Gafaranga ntabwo Irembo Ryera TV reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo Ryera tubifuriza umugisha w'Imana kugira ngo namwe abari kure n'abari hafi mwese mugomeze kugira impagarike n'ubugingo tugira isiroga iwacu ivuga holistic of the life no kuvuga ubuzima bwuzuye turifuza ko ubuzima bwawe bwaba bwuzuye kandi ikikwicariye ntabwo kiruta imbaraga ikikwicayemo kuko ikikwicayemo kiziganzura cyane ibikwicayeho birashoboka ko wicaweho n'ibihe wicaweho n'amagambo abantu bari kuvuga wicaweho n'ibintu byinshi ariko mu byo tugiye kuvuga biraza kukuremera icyizere cy'ejo hazaza niyo mpamvu turi kumwe n'akarabo k'Imana umukozi w'Imana Patrick umuhanzi wa kera cyane kandi wakoreye Imana ahubwo ndaza kumaza ahantu impano yayishyize simperuka kubona aririmba arambwira ahantu indirimbo yazishyize nzifite ku maradiyo nzifite hose ariko arasa n'uwacecetse ubwo araza kumbwira ati ni impamvu ni covid dutangira rero tumutumiye muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi ni umuntu nawe yakoreye Imana cyane kandi Imana ikamukoresha karabo k'Imana uheruka kuvuga mu rurimi rushya ururimi rushya rero buriya nge ntago wenda ayo mahirwe ndayagira ariko umwuka wera ndawuzura kuzura umwuka wera no kuvuga mu ndimi buriya ni ibintu bitandukanye ariko umwuka wera ndimo akurimo imbaraga z'Imana zigukoreramo cyane uko bucya nuko bwira n'ubundi twagira ngo n'ubundi utangire wibwira abadukurikiye hanyuma uze kutebara no mwanya wo gusenga murakoze cyane abantu bakurikiye iyi televiziyo nitwa Akarabo k'Imana Patrick ndi umukozi w'Imana usengera mu itorero rya ADPR ikindi nkabandi n'umuhanzi uririmba indirimbo
uririmba umuhanzi uririmba tu ubwo rero ndumva ari ibyo ngibyo nababwira ubwo ndumva twatangira twiyegereza Imana kugira ngo ibindi byose bize gukomeza ubu abantu barimo bagize amatsiko ati mugiye kuganira iki Uwiteka Mana nziza Uwiteka Nyaguhora ku ngoma aka kanya twongeye kugushima turaguhimbaje aho uri mu ijuru Uwiteka Nyagasani tukweretse iki kiganiro kiyobore uturinde kuvangirwa n'umubi mu izina rya Yesu iki kiganiro kize gutanga inkomezi ku bantu benshi bari bugikurikire imitima yabo yaratentebutse iki kiganiro kize gusana ibyari byarangiritse bishenywe n'umwanzi Satani mu izina rya Yesu turagusabye kugira ngo imitima ya benshi ize kubohokera amahangaha ngaho rero bana natwe utuyobore ntitwiyobore mu izina rya Kristo Yesu amen amen ya tuguhaye ikaze nanone murakoze cyane nanjye ndabishimiye najyaga mbabona nkabona rwose murakora ibiganiro byiza ariko nanjye nkavuga ngo uko byagenda kose nzagirirwa amahirwe yo kugera kuri televiziyo rero ndishimye n'abantu babakurikira ku irembo ryera ndabasuje cyane kandi nanjye munyakire munyiyumvemo oya barakwiyumvamo cyane ko bafite ikintu bita umwuka w'urukundo ku irembo ryera urumva ko ni ahantu heza ni televiziyo ikurikirwa n'abantu benshi cyane mu Rwanda ndetse no mu mahanga dufite abakunzi baba bashumba baba abantu benshi batandukanye baradukurikira ibi bintu rero tugiye kuvuga bibageraho direct amen ngaho rero amakuru mumeze mute amakuru ndaho ndashima Imana n'umuryango wanjye uyumva z'umuryango haba harimo madamu harimo umwana n'inshuti harimo inshuti n'abavandimwe n'umubyeyi wanjye mama n'abavandimwe twese turaho tumeze neza mu by'ukuri turashima Imana cyane rwose Imana ishimwe twese niko biri twari tumaze igihe rero duherukana wowe kera cyane duherukana kera najyaga nkunda gukurikira kuri ibi byuma by'abazungu avuga nti Cyprien Imana yamuteye iteka hari ukuntu byagenze kuko duherukana twese twaratagangaye untumira hari Butare kuyitaba kuri ADPR cyane tukabwiriza rwose umwuka wera kamanuka muri cya gitarare cy'Ibisiriri bugari igihe nazaga kubwiriza nambaye inkweto ihanaguje imbyiro nambaye inkweto nakubise imbyiro rwose ikaba ari agakweto rwose kubita hasi ukuzura umwuka we ariko kiriya gihe wari uri mu mavuta ariko n'ubu nyarimo nta mafaranga wari ufite ariko wari ufite Imana yuzuye kabisa ariko n'ubu umwuka wera ndimo wahagarara mu giterane abantu bakabona ubwiza bw'Imana bushashagirana ariko ubu n'ubu nagarutse wenda hari abantu batari baza amakuru yanjye nari maze igihe mpagaze muri ADPR yego nari maze igihe mpagaze abantu bajyaga bakunda kubona n'ubundi nkora ibintu bitandukanye bakavuga bati Patrick noneho yagiye mu by'isi iki n'iki ariko ntago nari naratereranye Imana kandi sinanabikora habayeho uburyo bw'uko bampagaritse n'inkuru ndende nashatse umukobwa utari uwo muri ADPR yego ariko mbere yuko mushaka nari nararambagije umukobwa wo muri ADPR uwo muri ADPR rero biba ngombwa yuko tudakomezanya mpindura rero mfata wari uri hafi aho ngaho ya tariki y'ubukwe nari ngiye gusezerana n'umwa ADPR mitanzanamo wa wundi urumva ko ari inkuru ndende noneho rero iwacu ho ntago nyine bo wenda hari nta makuru bari bafite ku itorero bahise bampagarika kuko ariko none sinabarenganya niyo mahame y'itorero ryabo ariko na mahame mba mbona ko abayobozi badukurikiye ndabizi ko iyi televiziyo irembo ryera ikurikirwa n'abayobozi batandukanye bo muri ADPR kari akantu bazariho ukuntu bakavugurura kuko hari nk'abantu bagira ikintu cyo kubengwa uwo muntu akabengwa kandi akabengwa nta ruhare yabigizemo kandi mu kubengwa akabengwa nabo mu itorero ry'iwabo ariko abahandi bakamukunda icyo kintu bazakirebe nanjye rero nuko bintu byagenze barampagaritse mpita nanjye numva mbaye nk'ugize depression agahinda gakabije mpita ngenda njya kubaho mu buzima butandukanye nibirebire nibamara kunyakira nibwo nzatanga ubuhamya kuko hari abantu bajyaga babona mvuga ku bapasteri bashobora kuba banywa inzoga nkavuga ku bantu bashobora kuba bakora ibintu bimeze gutya na gutya ariko umuntu akatekereza Patrick abikura he bite abimenya gute tuba dufite amakuru rero birashoboka yuko wenda nari naragiyemo kugira ngo ari mu ishuri ahari simbizi ariko ubu ndahari bazanyakira ku cyumweru ejo bundi ubu rutonda rwa pasiteri abasinzura rufite ndarufite cyane bishakana nabashyira hano ku Karubanda ariko ufite nk'urutonde rw'abantu bangahe ni benshi
icyo nagira ngo mbwira abantu wenda batari banabizi, ndagira ngo nkure abantu mu rujijo bakunda gukurikiriza imbuga nkoranyambaga bakurikiye aba bantu biyita abapasiteri kuri za YouTube. Aba bantu benshi mubona birirwa bazenguruka kuri YouTube babwiriza, abenshi 99% ni abatekamutwe. Ndagira ngo iki kintu umuntu ukurikiye Irembo Ryera TV acyumve, iri jambo numara kuryumva sharing iki kiganiro kugira ngo na mugenzi wawe abimenye. Nukuvuga ngo bano bantu barimo kubwiriza kuri za YouTube, mukabona buri munsi arava kuri YouTube umwe akajya ku yindi, akava ku yindi, akajya ku yindi. Nukuvuga ngo barimo barabikora as business, ntago ari uburyo bw'umurimo w'Imana. Ni ibintu rero ubona ko byafashe indi ntera. Byafashe indi ntera, mu rusengero bararebye basanga kuhatuburira abantu barabavumbuye. Ubu baraje rero baje gutuburira hano kuri YouTube. Kandi abantu benshi cyane cyane abari muri diaspora ntago baramenya amakuru. Rero bantu mukurikiye Irembo Ryera TV mube maso, mwarinjiriwe bano bantu benshi. Uwutekereje wirirwa ubona kuri YouTube yita umupasiteri, uwo nguwo utekereje uwo nguwo ni umutekamutwe. Ntago ndimo ndaca imanza, ngi ndabivuga kuko abenshi ndabazi. Urimo urabyumva? Kandi Imana iguha umugisha kubera ko washinze iyi televiziyo. Ubu hari abantu benshi bagiye kuva mu rujijo, bagiye kuva mu rungabangabo. Imana ishimwe. Mwebwe bari bubatuburire baze babarya mu mafaranga. Utwo dufaranga ufite kuri banki bazagutubura, ujye kutubikuza tubahereze, ugire ngo bakusenge, ugire ngo umwuka wera kuriho, kumbi bakwatuyeho imyuka iri satanike, cyangwa se nta n'ikintu bigeze batura ku buzima bwawe kizahinduka. Yes. Urumva? Abo turabafite. Yego. Turabafite kandi bareze, birirwa nk'ubu ngubu bacunga ikiganiro kiri trend. Babona umuntu ugezweho harimo aravugwa kuri YouTube, nawe agahita yirukanka akavuga ati ngiye kuvuga kuri runaka. Ubwo iyo agiye kumuvugaho, we amuvugaho amukasa, ntago amuvugaho agira ngo amuvuganire. We amuvugaho amukasa kugira ngo we asubire hasi, noneho we azamuke. Ibyo ni ibintu rero abantu ubona batarimo baramenya, kandi bireze. Abantu benshi bariwe amafaranga. Abantu mwariwe amafaranga, mwandike munsi comment. Noneho nimurangiza munyohereze n'amafoto, ndabaha nimero, muze kunyohereza amafoto y'abantu mukeka yuko babariye amafaranga, cyangwa se apana mukeka muzi neza ko babariye amafaranga, babwira ko barimo barabasengera. Je bayampaye amafoto. Iki kiganiro uzagishyireho Cyprien, umbabari uzagishyireho iki kiganiro. Ndagishyiraho abantu mukurikiye iyi televiziyo Irembo Ryera TV, mwari wa mafaranga n'abantu biyitirira abantu b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana, nyuma mukaza gusanga ari abatubuzi, cyangwa mukaba ibintu babasengeye bitarasohora. Wowe uze gufata nimero yanjye, uze kunyohereza amafoto yabo bantu, cyangwa se mumpe n'amakuru yabo ngiye nyamenye, kuko barahari. Hari nabo nge mpura nabo bigamba bagiye gukora ikiganiro, avuga ati hari umuntu natuburiye uri muri Amerika yampaye ibihumbi runaka, ariko nkibaza ngo aba bantu kuki bo badashyira mu nyurabwenge ngo bajijuke basha kenge. Twarinjiriwe, satani yimira akora ku mugaragaro. Nabantu barimo baraza bakorera mu mbaraga ziri satanike, mu mbaraga z'umwijima. Kuko ibintu byo umuntu uzaza avuga ngo Imana iravuze itavuze, nge nemera neza yuko aba ari umukozi wa Satani. Bano rero benshi barimo kuzenguruka hirya no hino, mubona basaze, barimo kuza kuri YouTube bagafureka bakavuga ngo nabakozi b'Imana, ngo ni ba bishop, ngo na ba apotre, ngo ni suko basubiza hasi. Abenshi nabatubuzi, mugende gake, mugende gake. Icyo kintu none ko ukeneye urutonde rwabo urashaka kubashyira RIB. Ngewe rero ukuntu nkora mu buryo bw'umwuka, haba nanabasengera. Ariko iyo mbonye byanarengereye, byarengereye ko ntago wambwira ngo umuntu bamuriye miliyoni 30 cyangwa miliyoni 10, uwo muntu ahari giye ubwanjye namufasha kumugeza kuri Murangira, kuri Murangira Thierry. Ni ibintu kugira ngo n'abantu babimenye. Ayobora n'umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Urumva? Nuvuga ngo aba bantu dushobora kubakurikirana mu buryo bw'umwuka, ariko no mu buryo bw'umubiri tukabakurikirana. Nta mpamvu yuko umuntu yagirirwa kuri YouTube afite amaboko, afite amaguru, afite uruhu, wenda n'abafite n'ubumuga nta nubwo bakwiye kubizamo ngo batubure. Ari abatubura nanjye nabanza nkatubura. Nta mpamvu yuko umuntu ufite ingingo zose, umuntu utekereza neza, yazajya yirirwa yikizemo ikote, akirirwa yirukanka kuri za YouTube ngo ni umushumba, ngo arimo arahanurira abantu, arabura kujya gukora ngo arimo araza guhanura abantu kuri YouTube. No, bino bintu na leta byinje bibice. Umuntu araza araho ngaho, ararebye abonye abantu baramusize mu iterambere, ahise atangiza ikindi kintu cy'ubujura.
bukomeye cyane bw'ubwiru kirimbuzi bwo kuza kwiba abantu hano kuri YouTube. Bariya n'abajura. N'abajura. Bano bose mubona birirwa babwiriza kuri YouTube. Nta wari wabona abapasiteri bo muri ADPR benshi. Wari wabona birirwa baza hano kuri YouTube. Ubwo ndimo ndivugira muri ADPR kuko ho niho nabonye wenda ho bagerageza kwiyumanganya. Wenda naho ntihabuzemo abantu bakora ibibi ariko muzacunge abapasiteri benshi bo muri ADPR baba babwiriza mu matorero ntago birirwa birukanka hano kuri za YouTube. Uwo mwanya ntibabona bafite akazi nta mwanya baba banafite kandi niyo agize n'amahirwe akahagera yaza ngire ngo avuge Imana kuko abenshi baratoje ariko ucunge aya macacizi yose yateye. N'abatubuzi barimo baraho ngaho barimo baraza ku YouTube bakayagara hari nabiyisa abapasiteri atari bo. Ndabazi ubusambo ugasanga nta nitorera agira n'abajura baraho n'abajura bateye mbo gukora mu mufuka bararebye basanga leta yashyizeho uburyo bwo kubitsa kuri telefone. Barebye basanga n'abantu bafite amatelefone hari ukuntu amatelefone bayakurikirana afite GPS. Bo baravuga batereka twiga izindi tekinike zo kujya noneho tureke ibyo kwiba dukoze mu mufuka tujye kwiba kuri za YouTube. Reka noneho mbabwira aka kantu muzarebe bano benshi barimo baraza gutubura kuri YouTube. Muzakurikirana ubuhamya bwashize bamwe uzasanga ngo bari abajura n'ubundi bwabujura ntibaburetse. Mu nyumve neza hari abo uzasanga ngo akaza kuri YouTube ngo n'umupasiteri ngo yahoze ari indaya n'ubundi benshi ntibarabuvamo ahubwo barimo kubukorera mu buryo buri online. Ntago barabuva ahubwo bwateye imbere. Gusa nimba umuntu yaribagamo hano Nyabugogo akoze mu mufuka ubu ngubu akabaza kwiba umuntu uri muri Amerika ahubwo ni igisambo cy'inkango yagize ukuboko kurekure. Ubu yateye imbere n'igisambo cyateye imbere kigura n'amamodoka. Urumva ngewe ntago ntinya kubavuga ntawe ndi wabo n'uwo ari kuzagira icyampa umutubuzi toka kure genda ujye gusangira na bene wanyu w'abajura nge ntago reka sorry kandi abantu baze kwihangana turagerageza tuvuga ukuri cyane nuko ni no kubera ko ufite ifuhe ry'ibintu bikorerwa mu murimo w'Imana. Ariko abatubuzi bateye esprit bateye barimo bariba abantu kuri YouTube none usanga nkatwe tuza kubavugaho bo barahindukira babatubuzi ugasanga ashatse kukwiha no kushaka kugusubiza inyuma kugukasa kugira ngo we baboneka ari we munyamafuti babone kurwanya umurimo w'Imana umurimo w'Imana kugira ngo ibyeyo bizamuka komeza tubure. No nge ntago ndi ubihangane ye bambabarira abo bantu batuburiwe bampe nimero zabo bampe n'amafoto yabo. Ibyo bintu ubu turashaka gukora operation yo kushyira hanze abo bantu abanywa amayoga bitwa ngo naba pasiteri bitwa ngo kuka rubanda hariya bababone mu byukuri hari abo mujya mubona banywa inzoga. Reka nkwereke za hano Nyabugogo sibyo va muri gare ambuka umuhanda usa nkaho ugiye kujya Kimisagara ubwo sinshaka kuvuga hariho amazu ya mbere reka mfungira aho ngaho uzinjire muri aho ngaho uperereza ahantu abapasiteri bakunda kwicara uzasanga bamwe bafite za konyage abandi bafite n'ayandi mayoga atandukanye baranywa cyane baranywa nge ndabazi bakahicara se ku manywa ku mugaragaro simbikubwiye sura umwe ADPR baranywa kumugaragaro wowe baragenda bakicara ahantu bano bantu babasereva baba babizi iyo umupasiteri aje bahita bamujyana nko mukumba kari privé ariko ku buryo umugwe gita umuntu ntago haba hakinze wahita umubona singe simbabona nzakora y'urugendo hari reka noneho mene n'umuceri hari n'abahagarariye abahanzi ngo ba gospel ngiye ubona nabonye gutya afite akarahure ngira ngo ka wine twarahuye arabizi neza simuvuze ariko isubireho wowe uhagarariye abahanzi urimo urazana ibintu by'ubuntu bo ntago wenda ari we ntago ari umukuru ubahagarariye mu Rwanda ariko numwe mu babahagarariye nge naramubonye noneho nge ndamuvuze urumva naramuvuze kabisa ivuye yarabibonye abona namubonye ataza ngo akarabo k'Imana nguraho ngo uraho se ndaho nyine nkambwira ngo ntundeba se umuntu harimo aranywa inzoga arakubonye umutima uramuriye yisusumirira amufashe nguraho ndaho nyine nimba arimo aranandeba abone ko namugaye naramunenze kubera ko nta muntu uhagarariye abakozi b'Imana cyangwa se abahanzi baririmba indirimbo z'Imana unywa inzoga simvuze umukuru wabo kuko wenda umukuru wabo simuze ariko we yambwiye ko ahagarariye abahanzi ba gospel ariko ntazongere ndamukebuye simuvuze izina ndamukebuye kubera ko urabona nawe uri umuhanzi kandi uri umuhanzi uzwi ubwo nuko wamujimije wanze kumuvuga
nanze kumuvuga kuko nawe yampishe nimba ngiye icyo nayobewe naravuze se ahagarariye abahanzi ba gospel mu gihugu wenda ahagarariye abahanzi ba gospel muri ADPR nicyo kintu yampishe icyo kintu yampishe ariko turaje turabagendaho turababona neza kandi ntibakeke yuko ngewe ntabwo ngemba ndimo mu kugenda ngemba ngenzura bafite abantu banshakira amakuru hari ngewe cyamba abantu barabikubwira muri comment ngewe none se ibi bintu izi saga z'abakozi b'Imana batubuzi zijya kwaduka nibande hari uwaje mvugaho kuri YouTube ngo ngiye ngo natangiye ibintu byo kubeshya ngo nge n'umugore wanjye kumva mvuga amakuru ye yose nyafite mpita mvuga nti rero ntago njya nsuzugurwa akakagene reka nze mite mushyira ku karubanda uyu munsi abantu bose baramumenye simuvuze nawe arabizi baraserereye kuri YouTube ndamubwira nti uri umutekamutura nabizi neza banamuguriye kamera yirirwa akoresha ibiganiro ariko namubwiye ni wowe ibyo bintu ukora bizafeiringa nese kuko ingewe umuhanuzi yigeze kumpanurira wanyawe kuko ne namubonaga kari mu mwuka arambwira ati karabo k'Imana wowe Imana irambwiye ngo mu kanwa kawe ushyizemo umugisha n'umuvumo uwo muntu naramubwiye nti nshingiye ibi bintu uri muravuga n'ibintu uri murakora ndakujimije kuva ubwo azongera kuzanzamuka ari uko yaje nkamuramburaho ikiganza byararangiye keretse naza nkamuramburaho ikiganza naho ubu namwatuyeho ko ibikorwa bye bigomba gufeiringa bigahomba agasubira hasi akongera akamenya Imana ahombe nahomba bizakumarira nahomba nyine ahomba yongera atekereza Imana rege ari abantu bamara kurengwa bamara kubona batangiye kuzamuka akumva yuko ari we akumva yuko ari we muntu ushobora gutuburira abantu akabeshya akakora ibintu bipfuye amaso byo ntabwo ari byo bikomeye wihangane Spirie ubwo ndimo ndakumva ubwo ahubwo agende amarira arimo arashoka buriya jewe kubera abantu benshi bakora ibyaha by'ibanga mba nshaka amakuru mu bantu jewe reka noneho nkubwira aka kantu kambabaje nigeze kujyana ahantu n'umunyamakuru tugiye gukoresha ikiganiro umubwiriza butumwa simuvuze ngiye nkunda kujyana ababwiriza butumwa tugeze ahantu mujyana kuri cano dukora ikiganiro umubwiriza butumwa noneho dusoje ikiganiro hano ubwo ari kera dusoje ikiganiro turaciringa turaganira kubera ko nge bababona niyambariye nk'umusitari nyine nambaye neza nimba bakeka yuko nk'inzoga ahita atubwira nge n'uwo munyamakuru ngo none se ngo nta hantu ngo twaba twicaye ngo tugafata kamwe umunyamakuru araseka arambwira patiri uzi ko bya bintu ubutubwira ari byo nabwe mitanya nabwa ni uretse nge kumwexira twumva ibyo akamwe avuga nabwo se kamwe udufata nagake wowe unywa gake ati nge nkunda kwinywera ka Skol yambwiye ka Turbo ati nkunda kwinywera ka Turbo okay twambwira ati twirebwe rero ntabwo turi ubinywere tugiye kwinywera Fanta wowe nta kibazo bitumize nimbumva bishaka umutipe yaraje yicara kuri round twese nyine twari turi ku meza gutya bahita batuzanira ibyo tunywa Fanta nawe bahita bamuzanira ya Turbo arayinywa gutya rwose avuye kubwiriza kuri YouTube ngewe nakubwiye ngo ngewe uyu tuvugana Murangira Thierry uhagarariye urwego rwa RIB aramutse ambwiye ati Patrick ngenda guproteje ne n'umuceri ngewe naza hano bose nkavuga ni runaka uriya mubona ufite imodoka uriya mubona agira gutya yirwa yirukanka kuri YouTube n'umutubuzi piri kuko benshi ndabaze bajya no kubipanga kuri za YouTube aho bagiye gutwikira numva akavuga ati se munyamakuru ngiye nkora iki umunyamakuru akambwira ati wetekereza akantu wakora nyine gashitura abantu ati yatereka ndebera ngiye kuvuga kuri runaka agatwika ibintu bikagenda neza abantu nyine akatuburira abantu bakamuha amafaranga ariko abayatanga nabo nuko bayafite rwose yo kugira bagiye bayazana abantu bakayakoresha indirimbo z'Imana bagiye bayazana se nyine barabizi se uraza hano wababwira ukuri ugasanga ya mafaranga nk'ubu ngewe nigeze gusengera umuntu atari kubeshya nigeze gusengera umuntu ibibazo birakemuka nta nubwo ari umwe nagiye ahantu hano ku rusengero rwitwa Imusave ni mu rusengero rw'icaci unyuze mu izindiro bahita ngo nimba bahita mu ijwi ry'agakiza na mukuru wanjye afite yo concert ejo bundi kuri 25 na 26 z'uku kwa kabiri abantu bazageyo ngezeyo mbwira abantu muhaguruke dusenge turasenga ndababwira ni umuntu wagize kwizera ibyo bibazo ugize biragiye nyuma yaho bantumyeho umushumba batuzabwire karabo k'Imana ko ibintu yatwatuyeho byose byabaye
none bakirwa basanga batubuzi. Mwagiye muza twabasengera twebwe ko tudakeneye ibintu byo gutubura. Ubu rero ibintu bigezweho byagize n'uburyo Claude ngo niba yagabiwe na Sarongo ngo yagiye kumuremera, arimo aravuga ko ari umukozi w'Imana muzima. Sarongo se biriya rero biriya bintu byo kuvuga kuri Sarongo na Claude nta mwanya mbifite. Gusa icyo navuga kuri Claude cyo nuko Claude nyine hari ahantu habayemo akantu kaherere ko guhanura ibintu ntibisohore, kandi nawe ngire ngo yakuyemo isomo. Ariko mu bundi buzima busanzwe wewe nta kintu yaratwaye, abantu banamubabarira. Genda bivuga uko mubona. Mu bundi buzima busanzwe ntacyo yaratwaye. Umuntu uraho uba wigendera nyine tu yibereye aho ngaho ntiwamenya n'ibyo akora. Ariko nyine ndavuga mu buzima busanzwe, ariko nta kintu atwaye kindi usibye biriya bintu nyine byo kuvuga ngo Imana iravuze itavuze. Biriya nabyo sinabikunze. Kuri Sarongo rero, Sarongo njya ndeba no muri comment z'abantu ugasanga buri muntu wese arandika ngo Sarongo ngo ni umukozi w'Imana ngo agira gute. Sarongo yivugiye ko ari umupfumu. Siko yivugiye se? Kandi umupfumu abayemerera abantu ko akorera Satani. Rero twebwe dukorera Imana. Nta kintu rero nge navuga kuri Sarongo, ahubwo we buriya nimba ariyo Mana ye yahisemo nyine, ubwo nta kazi ke. Ubwo icyo ngiye namubwira nuko muri Yesu niho hari amahoro. Nta mahoro ava kwa Satani. Nta mahoro ava kwa Satani. Nabari abantu bavuga ngo Sarongo ngo biriya bintu akora ngo ngashobora kuba ngari ugutekinika. Nge ntago nemeranya nabo. Oya, shobora koko kuba Satani akorera kuko ari ibyanyabyo yikorera byeruye. Shobora kuba neziriya mbaraga avuga zifite, kubera ko sindimo kumwamamaza sinanabikora. Nta kuntu waba umuntu yarabaye musitari kuriya nka Sarongo ngabure nawe niyo yaba yaratekaga imitwe, ubu yaba yarabonye uburyo bwo kujya kuzana ya miti nyine y'abadayimoni ikaze. Rero abantu bitonde, kandi buriya ikintu ngira ngo mpugureho abantu, buriya iyo umuntu agiye mu bapfumu umuntu ashobora kujya mu bapfumu arwaye abadayimoni. Iyo agiye mu bapfumu bamushyiramo, nimba yari afite abadayimoni 200, umupfumu amwongeramo abandi 200, bagahita baganza amwongeramo nka 400, bakaganza babandi 200, agakizwa n'abandi badayimoni. Ntabwo akira kubera ko bamusengeye ngo akire, ahubwo ni nk'abandi badayimoni barengeje, bafite imbaraga baza gutsikamira babandi. Noneho wa muntu akira ko kanya, ariko igihe kiragera n'ubundi bya bindi noneho bimugaruka nabi cyane kurenza uko mbere byari bimeze. Iyo bimugarutse biba bibi kurenza uko mbere byari bimeze. Oya, ariko icyo ni kimwe mu bibazo bikunze kuba ku bantu benshi bakunze nuko rero ku buryo nibyo nakubwiraga. Ibi bintu by'abapfumu, uzareba umuhanzi ashobora kugira gutya akajya mu bapfumu bakamuhereza imiti agahitinga, ariko iyo azimye azima nabi. Uzarebe n'abantu ashobora kugenda akajya kuzana ubutunzi mu bapfumu bakabumuha agatunganirwa, ariko igihe kiragera ujya kubona ukabona nk'ikizu cyahiye, cyangwa se ukabona nimba ari imodoka yahiye, cyangwa ukumva yakoze impanuka, cyangwa nyine ukumva imodoka wenda yamutaye mu mazi ahantu. Nuvuga ngo Satani nta kiza ki. Satani ibye ni ukunyaga no kurimbura. Kandi ikindi abantu bitondere ibintu by'abadayimoni. Satani ishobora kukureshya kareshya umuntu, ariko imufiteho plan yo kugira ngo imwubike mukubite hasi imuhitane. Uzarebe bano bantu benshi bava mu by'agakiza, araza rwose Satani kamwibanda uwo muntu, nimbaje mu muziki agahitinga, nimbaje mu byivuga mu bindi bintu byo bisanzwe agahitinga, ariko iyo bizimye bizima. Nta kiza cya Satani rero. Ujya gukorera Satani ibyo bigira ntuza bigira inyungu nke. Ngewe ndashaka iki kiganiro uze kugisharinga Sarongo. Ngewe ndashaka kuzafata Sarongo tukajyana mu rusengero. Twajyana ahantu muri ADPR, Sarongo akajya gusenga. Sarongo arabizi ko twavuganye. Sarongo ndashaka ko tuzajyana ahantu gusenga, rwose tugasenga abantu bakabona urimo uratega amaboko. Nushaka uzaza ni televiziyo ari uyiteraho, tujye guturuka kwa Sarongo hariya, tujye mu rusengero, tugende hari uyobora, hari usigaye uyobora hehe. Urusengero suko nta rutinya.
Sarongo ntago arutinya azaze tugende genda mutumiye azaze tujye gusenga abona imbaraga z'Imana nta abantu bamubonye bavuga ati aje kutusiga ibyuka mibi. oya ubwo nabo bafite kutinya nabo yaba nta mana none bamusengeye agahita yikubita hasi yakikubita hasi nyine imyuka mibi kamuvamo akakira agakiza ntaze kungaya none se wivugiye ko ari umupfumu oya ni umupfumu byene ariko jewe ku giti cyanjye simubangamiye ubwo nimba ariyo mana ye yahisemo ya Satani ibyo nimureba ngiye rero nahisemo Imana yo mu ijuru ariko ngiye inama namugira azaze mwijyanira no gusenga umumurikira Imana tumwereke Imana imusange ya andi makuru rero hari makuru ya mucuti wawe ari kuvugwa y'umugabo bita Gafaranga twashimye Imana ko agiye gukora ubukwe ariko nagiye nta wundi mugore agira Gafaranga nagiye mbona n'abantu benshi bamuvugaho ndashaka kongera aka kantu kagira introduction y'ikiganiro ugatangize nabonye abantu benshi mwagiye kwibasira Gafaranga bamwe muri comment nabibonye ngo Gafaranga ngo yarafite undi mugore ngo Gafaranga yakoze ubukwe ngo urusinga ibi yatubwiraga ngo nibiki ndagira ngo mbazanire amakuru atariho ivumbi kuri Bishop Gafaranga twagiye Bishop Gafaranga nta bukwe yakoze icyo cyumvikane neza Bishop Gafaranga afite umugore afite n'abana icyo Bishop Gafaranga yakoze afite filime afite movie igiye kujya hanze iyo movie rero niyo abantu bagize ngo yakoze mariage ariko Bishop Gafaranga ntabwo afite abantu rwose barimo no kumwataka ndabasabye mugenze gakeya nta bukwe Bishop Gafaranga yakoze ndumva ari ngiye ubivuze nta buhari kabisa none ni gute se yakwambara ko bigaragara ko umuntu yari afite agatimba yagize gute kandi iyo foto bakabona atari y'umugore we uri kuvuga oya ntago ari y'umugore biriya yabikoreshe uriya bakinanye filime iriya ni movie muzanayibona movie yagiye hanze ntago Bishop Gafaranga ntabwo ko yigeze akora kandi ikindi cya kabiri abantu birinde kuvuga kuri Bishop Gafaranga cyane we nta kintu aravuga bavuga ngo yakoze mariage nagiye mbibona ahantu henshi n'abapasteri bamwe bari kubirwanya nashaka kuvuga bamwe nagiye mbona nyine bamuvugaho n'iki ariko Bishop Gafaranga ntabwo ko yakoze binasobanuke neza kuko Bishop Gafaranga nigeze kujya kumusura mu rugo iwabo umugore we turavugana kuri telefone ko umugore we icyo gihe yari yagiye kurangura hanze ngire ngo ufite umugore rwose uniyubashye cyane bariyubashye bari abantu na abantu babakire bahezagiwe ubwo rero ntago Bishop Gafaranga yajya gukora ubukwe asize umugore babana kandi bumvikana neza afite umugore w'imfura afite umugore kunda abantu ufite abana beza rwose bakunda papa wabo na mama bakunda ababyeyi babo na Gafaranga arabakunda rero ntago nanjye bakibivugana narabirebye avuga se Gafaranga kuko akoze ubukwe nibwo ngiye nagiye kwishakira amakuru nyirizina njye aho bibera mpita nihamagarira hafi aho ngaho bahita amakuru nyine ndayamenya yimvaho nyako Gafaranga abantu baranabizi ko turi inshuti ntabwo ko afite ntabwo ko abantu bari kuvuga bati rwose burabaye amagambo ashize ivuga oya ntabwo kwe bariya babivuga nta makuru baba bafite erega abantu bajye bafata nimero yanjye Patrick ni 078 668 55 784 mwebwe mujye mumbaza ibintu byabacanze nabonye hari abaje muri iyi minsi ngo bigize ngo abantu ngo bazi gucukumbura ngo byanyabyo ngo waje niwe hari wazanye inkuru bwa mbere ayibwira abantu ko Gafaranga afite mariage abantu bamujya inyuma baravuga ngo Gafaranga ngo agiye gukora ubukwe ngo kwera uwo muntu yabivuze ababeshya batuburira nawe atuburira cano ye kugira ngo izamuke barababeshye reka Gafaranga mu mureke abantu bamushyire hasi Gafaranga kari umuntu w'Imana Gafaranga kari umuntu wagiye ashyira hanze abakozi b'Imana b'abatubuzi Gafaranga akagenda ashyira hanze abantu bashobora kuvuga ngo bazi Imana babeshya Gafaranga murumva ibyo bintu yabikora wowe mukize mu nyurabwenge murumva yabikora ntabyo yakora ibyo ntabyo yakora ntabwo Gafaranga yabikora niba afite undi mudamu biriya wasanga ariko buri muntu wese ubibonye ahita atangara akavuga ati kwere Gafaranga ahuye n'uwe mwuka uyu ntabwo ko afite abantu mwakunze Gafaranga mubona ku macana atandukanye za Isimbi TV ahantu wagiye hatandukanye murabona Gafaranga yakora biriya bintu mwe mutekereje mugashyira mu gaciro kandi agiye no kubikora Gafaranga ni umuntu uzi ubwenge habaye harimo ikibazo mu rugo kuko burya bajya bavuga ngo ntaba bana zidakomanya amahembe wenda ubwo sinzi ukuntu baciye umugani w'inka kandi uwo mugani sinkwemera ariko ntaba bana batagirana utuntu tw'utubazo rimwe na rimwe
ariko gafaranga yabonye habayemo n'ikibazo mu rugo azi ubusitari afite yazi kubukontorora yaza kuri cano akababwira ati byagenze gutya akabwira abantu ati ngiye gutangira urugendo rw'ubukwe nawe abaye yarabikoze nka kuriya nyine abantu bavuze bati n'ubukwe bibaye ari ibyanyabyo yaba atubashye abafana be ntabwo yaba yubashye abafana be kandi nawe yaba atazi gukontorora ubusitari afite ariko nta bukwe afite ntabwo yigeze akora ese ubwo ngiye twebwe twari tuzi ko nawe yaba yiyambuye impeta y'ikinyoma nk'aba badamu bajya nese hari ahantu mwabonye asezerana ku murenge reka da hari ahantu mwigeze mubona afata ku idarapo oya ni nka bwa bukwe bwa Yaka ese Yaka ntuzi ko bigeze kuvuga ngo yakoze ubukwe na Keza yewe nari mbizi gutya bajya no kubitegura giye barabimbwiye nuza uyu nguyu Vidi Frank Vidi Frank ngiye yarabimbwiye arambwira ati giye gutegura prank ariko iraba ari simusiga kandi yacanye umuriro ko yacanye umuriro nyawe ko Vidi Frank ndamwemera cyane ni umusaza ariko nta abantu b'abasitari ubabayemo pe ngewe abasitari benshi ahubwo bagiye baza banabinsangamo buriya njye natangiye kera Cyprien uzi ko buriya twahuye maze nk'imyaka 10 mu muziki reka ngewe koko njye naje kera ibaze ndetse ko cyagenda uri umwana wagira gufite nka 13 reka buriya njye uzi ko hari n'insengero zagiye zubakwa kubera ahantu nagiye kuririmba cyane nyine icyo gihe abantu baravuga fata nk'urusengero rw'inyakabungo urarubona ruriya ninjye warukoreye amavuna namo wo bita Moyize ninjye muhanzi wa mbere waririmbye hari inyakabungo kuri ADPR ni henshi cyane bagiye bantumira abantu bakaza ari benshi bakitangisha kubaka insengero oya nanjye ndibuka ntumira ibutare nabwiraga muzaze murebe umuzungu uririmba ikinyarwanda ntumirayo surebe ntumirayo reka nkubwire suyobora hano Kacyiru ndahavuze ihangane nta kibazo uzaza hano kuri cano ngiye kuntumira ubu ngubu ni ibintu bisigaye ari ibintu byiza kandi nanone byatekerejwe ushobora kujya kuntumira ukambwira uti ngiye kubivuga kuri cano bibwira abantu uti Karabo k'Imana azaza kuririmba hano Kacyiru yenza n'icyemezo cyo muri ADPR giteyeho kashe n'umushumba cyangwa pasiteri urebe ukuntu abantu bari buhurura ntabwo ari nka kera reka nka kera ninjiraga ntihagire umenya ngo runaka yinjiyemo hano abantu barahurura Imana yarakuzamuye niyo yanzamuye irabizi ubu byararangiye ibintu byaremeye ese wagira ngo ndacyari umuntu wa kera wa undi wa feke ese nimba kera nari umuntu utunzwe n'irindazi Imana ikaba yarampaye inshuti zinkurikiye n'ubu harimo abankurikiye ndibuze kuba hari linki barandeba badusaba Imana bari muri Amerika ni n'umuhanzi abantu bagiye kuri channel bakore subscribe abantu bagiye batandukanye bari mu bihugu bigiye bitandukanye uyu munsi bankurikira bakambwira ati reka tukugure fanta nkaba ntabura amafaranga ku mufuka kera naraburaga no gutega lift naraburaga yo gutega moto cyangwa se imodoka moto zijejo gondi urumva bitaremeye se byaremeye nimba kera narabonaga yo kugura ibati bingoye ubyibura wenda nkaba mfite inzu yanjye nkaba mfite niyo mpereza abandi bamverisa Hariso makuru yanjye ubundi urayafite uyagiye umweruka gataraka ariko ndeberaga muri ya sura y'ibutare no bya bintu byuvuga dawe urasigutuye uratura oye ubwo ntuye rero nawe wawe ugiye kuba nk'aba bandi kandi je nago ugiye ntabwo ibyo bintu bijya bimfata ngewe reka nyine ndashaka kubwira kugomba gufata ituro ukarijyana mu rusengero ugashima Imana oya ndarijyana mba nakumvise ituro ryo njya ndijyana ariko Imana yangiriye neza mpaye umugore umwana irantuza mbasha kwambara neza nyura mu bantu ntawe ukintuka nka kera nanyuraga hariya ati kiriya kintu gisa nk'urukwavu none n'icya ubu ndahanyura bakavuga bati Akarabo ka Yesu akaza kunyifotorezaho ese ubwo urumva ibintu bitaremeye ibintu byumva ibintu byaremeye njya no mu rusengero nkabwira nti ibintu byaremeye none simfite touch se iyi ni touch duhoramo gutya nk'abandi bose ibi bije ryari se ejo bundi ubu ni ukuvuga ngo mba mfite ibyangombwa byose ubu ni bigaragaza ko ubu ndi umuntu w'umugabo wemewe n'amategeko mba mfite ibyangombwa mfite aka ni agatega imodoka bakita tapandigo urumva akangaka abantu bakagira ntago bahera mu nzira ubu nashobewe naza nkubwira nti rero tugende ukirireho akantu mba mfite abafana benshi uwo nasanga no muri gare Nyabugogo akavuga ati Karabo k'Imana turi ku murongo aho bashyiraho tapandigo ari amatike nabwira nikiraho nanjye ndabona
wenda bitameze neza Eh. ategera akakiraho iyi ni irangamuntu Eh. wayibonye Eh. nge ntago ndi bariya iriya mitwe y'iterabwoba wabibonye iyi ni irangamuntu y'u Rwanda ubu ndemewe muri iki gihugu iyi ni ikarita y'abafite ubumuga wayibonye ubu iyi ngiyi nemerewe kugura imodoka sinyisorere iyi ni leta yacu yatwibutse wari ubizi ko ibintu biri mu bafite ubumuga mu gihe we wagura imodoka ukagenda kuyideduana bakaguca n'imisoro umuntu ufite ubumuga ufite iyi karita iyi ngiyi ariko ufite ubumuga bari muri kategori zitandukanye twebwe turi mu cyiciro cya mbere cy'abafite ubumuga ubu n'ubwo ngo ngiye nemerewe kugenda imisoro imodoka bakayimpa ku giciro nayiguzeho nta by'imisoro ndagira ngo mbwire n'abandi bantu batari babizi umuntu ufite ubumuga uri mu cyiciro cya mbere ibyo bintu rwose birahari n'ubwo ngo rero urumva ibintu bitaremeye ariko leta yacu ahubwo reka tuyihe amashyi ko buretse se leta yacu yagize neza aka ngaka kareba aka ni akarege ni iby'inzu yanjye iyi nzu yanjye Patrick karabo k'Imana original wabibonye aka ngaka n'aka banki wabibonye izi ni nimero za banki mwese ubwo nimba afite banki maje kugira banki ebyiri urumva mba muri banki ebyiri mfite ibikoresho byose mwese ubwo ngubwo ndambara neza ubundi kera nta rinete nagendaga ngira gutya nkaba ngenda sitara nenda kwikubita none do mfite amarinete agiye ahinduranyije mfite hano rinete igura 200 nikwereke ibihumbi 100 ntago waza kuvuga ngo uze kubeshya abantu bo kuyirembo ryera TV reka wabibonye kanze mbikwereke dore ngiyi wayibonye uyereka abantu babizi n'abaganga babizi bayimaye biyereka iyi ngiyi igura amadolari 200 dore ngiyi ariko irakaze none se irakaze bya hatari usuguragira ngo Imana igire gute imodoka ndayizi ubu ngubu hagize umuntu ugira yerekwa akayima nakwitwara mwereka amashusho ntwaye imodoka anuza amavideo mbikwereke imodoka ndayizi nditwara kuko ntayo ndagura urumva ibintu bitari urumva igihe umperukira atari kirekire ni kirekire duherukana kera cyane rwose twari twaraburanye ariko ubu turongeye turabonanye inama watanga rero kuri ibi bintu byose ubona byahagurutse birimo bise bya umurimo w'Imana inama natanga abantu nibagaruke kuri Kristo abantu nibagaruke kuri Kristo cyane cyane ndibwirira abashumba bayoboye amatorero simbwira wenda umukristo ushobora kuza gatwika nkuko twe twaza bya bindi bita ngo no gutwika urumva ndimo ndibwirira bano bantu bitwa ngo nabahagarariye intama mwebwe abana banyu bazajya baza kuri YouTube nibatana namwe muze gutanamo bashumba ubwo murumva ibintu muri mari byo ngo nayo ngugiye kuza gutwika ngo uri umushumba uratwika ibiki yatwitse satani natwike satani areke kuza ku mbuga ngo arimo aratwika ngo abantu ngo baboneka ari umusitari abantu abisi barashaka ubusitari nawe urashaka ubusitari byo n'abadayimoni nibikira Imana kari promoting ubundi umuntu niwe promotinga nicyo kibazo nta mushumba ukwiye gukora icyo kintu wenda abakirisitu bo ashobora kudomoka gutya akabikora kandi nabyo si byiza natwe aho twagiye tubikora twagiye twigarura twajya ku mbuga tukavuga byinshi ariko umupasteri ntago bakwiye gukora ikintu nk'icyo kandi zira ko iki kiganiro abantu cyabaryoheye cyane oya ntabwo cyareka kuba ryohera kuko kirimo ubwenge bwishi kandi bigaragara ko kirimo umwuka w'Imana kandi izo nama nyine uri gutanga ni inama zubaka kandi zifite umumaro wenda tugenda tunerekera wenda nko ku musozo hari umuntu bita umuntu witwa nde wa mukobwa yafashe Sarongo amwita papa we urabona muza se Vava dore imbogo inshuti yanjye Vava tuyaduhurira hano cyane bujya muhura inshuti yanjye ariko ngo kuva n'umufana wanjye kuva ngo ntuzamurambikaho ibiganza ngo ahise azima burundu nakubwiye ngo nge biriya bintu by'abapfumu ntabwo nibwo nge ariko se ubundi Vava we bamurambikaho ibiganza nkandi ubundi we ayoboye ikintu cyamuvanye Nyamasheke kikamuzana inaha ko yaraje agize amahirwe Imana imuhaye promotion agiye kuzamuka Vava rwose baze kuguha aka kantu cyama abantu bakagakato bakakagwa Vava ni Patrick karabo k'Imana w'inshuti yawe Vava ntibabukunda kumenya baze dore imbogo oya nge mwita Vava isubireho ibintu byo kujya urambikwa haba ibiganza n'abantu baraho
ntago ari byiza wenda wasanga nyine yarazimye kubera ibyo ngibyo ngo yahise azima cyane ntago ari byo rero kubera uwo mwuka. Ariko abantu nibayoboka amasengesho bakizwe baba imbere y'Imana. Abantu kuki batizera ko Imana ishobora byose? Si uko se abantu nibizere ko Imana ishobora byose bayigane kandi Imana kuko ishobora byose. Imana ishobora ibintu byose kuko ibyo urabona ko amateka nawe yarahindutse. Oya amateka ubu noneho ni imiguruko muri ADPR. Ubu ngiye kugaruka mbahereza ubuhamya mbakubita indirimbo mfite indirimbo zisobanutse ayi wewe ubu ADPR abahanzi mwari muri ADPR mufita mudakorera Imana neza mupaca muri aho ngaho munywa za suruduwiri mwigireyo. Ubu hari abahanzi bajya bihisha bo muri iri torero ryacu bakibeta bakanywa utuntu turi aho tw'amafuti mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Imana ibaturinde. Ni ukuvuga ngo gahunda ihari ubu nge naje kandi noneho ngiye kongera mbahereza umuziki w'ADPR mwiza cyane. Sinje gukorera ADPR ahubwo nje gukorera Imana. Ariko icyo mbwiye muri ADPR hirya no hino za Butaraho nagiye ndirimba cyangwa uguhe hano wagiye atandukanye tugiye kongera dukora icyo bita concert koko. Concert zimbatura abagabo cyangwa se zimbatura abagore. Bana zikomeye byataye. Uje bavuta mashyi ariko noneho yandi ku buryo Imana ninabishaka tuzarimbe wenda umunsi umwiti tujyana mu ijuru tuzamuke nka Eliya. Niki mugiye hanze y'itorero kuba hanze y'itorero wumvise nta mumaro nigiye ko nta mumaro wayo. Nizihe ngaruka wabonye igihe wari uri hanze y'itorero? Ntaza ahubwo nakuye amasomo. Nta ngaruka nahabonye ahubwo nakuye amasomo makuru ibyo nzigisha nzabwira abantu. Amasomo wavuga ni nka yaha ya mbere? Amasomo nahakuye nuko rimwe na rimwe abaduhagarara imbere batubwira Imana hari ababa batubeshye. Biba bisaba rero kugira ngo nkatwe b'abakirisitu duhagararwe imbere n'abantu batandukanye ko tuza twasenze tukabasha kumenya uri mu mwuka w'Imana n'uri mu mwuka wa Satani. Gutekereza kuvayo ngo ugaruke mu itorero wabitekereje ute? Jewe ni byanje nubundi nari nsanzwe mbyirukankaho kugira ngo ngaruke ariko n'umutima warabimpataga nyine. Umutima ukampata kwambwira ati subira mu itorero n'abantu ariko barabimbwiraga benshi cyane bakambwira bati subira mu rusengero ongera wisengere ongera uririmba indirimbo gutya na gutya zo kuramya no guhimbaza Imana nibyo bikubereye. Nanjye ndabyumva mbihuza n'amarangamutima yanjye numva nibyo byiza koko. Ubwo rero naje kandi naje neza kandi nubundi no mu kugenda no mu kuba barankiza inyuma ni itorero ryankiza inyuma ntago ari ngiyewe wijyanye inyuma ngo nkore ikidega. Nuko bo barebye basanga natatiriye indangagaciro z'ibyo z'amahame bagenderaho. Ariko ntago nigeze njya hanze wenda ngo nsayishe gende wenda nirwe nigaragura muri za suruduwiri mu misaturamano oya abantu banzi baranzi. Ugize neza gutekereza abantu bose bakwiriye kuba bagomba gukunda itorero kandi bakifuza kuribamo. Kuba hanze y'itorero nta mumaro wabyo. Reka tugushimire ngira ngo wenda nimero za telefone ushobora kongera ukaziha dukurikiye kugira ngo birusheho wenda kuba uwagukenera abe yakuvugisha. Yego murakoze cyane. Nimero zanjye ni 0786 555 akaunti yanjye ya YouTube ni Akarabo k'Imana TV. Noneho nkongera nkabibutsa hari umuhanzi witwa Dusabimana uri muri Amerika rwose ni umumama nkunda cyane w'inshuti yanjye yampaye amafaranga menshi numve emosiyo ziramfashe kandi n'umwe mu bantu batigeze banantererana. Hari abantu twagiye dukorana ariko nyuma bakagenda bantererana ariko we yahamanye nanjye kugeza n'izi saha. Yitwa Dusabimana afite channel yitwa Dusabimana 1 TV Dusabimana rimwe TV. Abantu mwagiyeho bakore subscribe aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana biragenda neza. Yesaguhe umugisha n'ubundi wasoza udusengera. Uwiteka Mana nziza, Uwiteka Mana Isaka, Mana Yakobo, Mana ya Aburahamu, twongeye kugushima. Wabanye natwe muri iki kiganiro twakoze, waturinze kwiyobora, niwe watuyoboye. Rero uhabwe icyubahiro kuko birashoboka yuko twari kwiyobora tukaza kuvuga ibintu biteye isoni, ibintu bitashimishije amatwi yawe cyangwa se bitanogeye amaso yawe. Ngaho rero uhabwe icyubahiro ko watuyoboye. Ufasha abantu bose barimo baza kureba iki kiganiro cyangwa se barebye iki kiganiro kibe gifite ikintu cyabasigiye, kibe gifite ahantu cyabakuye naho cyabagejeje. Buri muntu wese rero
wadukurikiye kuva ikiganiro gitangiye kuva kinarangiye wari ufite ibibazo, Mana mbabarira mu butware bwawe, mu bubasha bwawe, mu kibazo uyu muntu afite ugikureho, ntashingiye ku buremere bw'ikibazo afite. Urwaye kanseri natuyeho gukira mu izina rya Yesu, urwaye uburwayi budakira, sida n'ibindi, ibyo byose ndabyirukanye, mbyirukanisha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Ndakwinginze kugira ngo Mana yera, Mana y'isi n'ijuru, umuntu udukurikiye akennye, umuntu wabuze amafaranga, umuntu wabuze ay'ubukode, Mana umuremere igitangaza, umuremere ikibemeza. Ngaho bana natwe rero iyi channel Irembo Ryera TV yizamure ugeze ku rwego rw'ayandi mateleviziyo anakomeye ku isi. Sinavuga muri Afurika kuko ndimo ndagusaba, ahubwo ndavuga ku isi. Kandi uyu mukozi wawe wahagurukije kugira ngo akubere mikoro urangurure muri we, ntuzigere utuma yishyira hejuru cyangwa se ngo yirare. Uko uzajya umuzamura ariko azajya agira umutima wo guca bugufi, kuko iki kibuga arimo arakiniramo ni ikibuga kidasanzwe, ni ikibuga kirimo kurwaniramo imyuka mibi yo mu kirere, imyuka mibi y'umwijima, ku buryo ashobora kuzamuka akirara agahita yikubita hasi, Satani ikamuhananura. Rero umufata ukuboko umwereke, mbese ukomeze umuha amaso y'umwuka, ukomeze umuhishurire ko iki kibuga atari ikibuga cyo gukiniramo, ahubwo ari ikibuga cyo guhagarara ugashikama, ukirinda icyaha n'igisa nacyo, kugira ngo umuntu atariganwa n'uburiganya bwa Satani. Ngaho rero bana natwe ubane na buri umwe wese wari udukurikiye, cameraman nawe mugire neza, nanjye ngire neza, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yesu aguha umugisha.